Daddy God, I thank you for your affection. All I know, you've been so good. Oh, nitwa Itayiwacu Bruce, nitwa Bruce Melody. Ngayo nguko mbabwira ko bwari ubukwe bushimishije kuborebesha amaso, dore ko hari ibizungerezi by'abasore n'inkumi byari byitabiriye iki gitaramo, dore ko hari hitabiriwemo n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye muri ubu bukwe bwa Niyo Bosco, ndetse n'umukunzi we yihebeye cyangwa se yabashije kuba yahitamo mu bandi. Bwari ubukwe bwiza cyane bwabaye ejo ku itariki 16 z'ukwa mbere 2026, dore ko bwari ubukwe bwiza, bwari ubukwe bw'agatangaza, dore ko bwanyuze kuri YouTube channel ya Niyo Bosco, bwari buri live, dore ko abenshi nta kintu kiri kuvugwa nk'ubu bukwe bwabo, bose bagenda bavuga ati caze nako utagize. Niyo Bosco mbabwira ko ubu agize imyaka 25, dore ko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, dore ko yabashije kuba yakora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Mubasha kuba mwamukunda, hari indirimbo nyinshi yagiye abasha kuba yakora, bityo akigorira abatari bake cyangwa se bakamukunda ari benshi hano mu Rwanda, dore ko ubu asigaye yaragiye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko nk'uko we ibyinshi aba bikesha Imana, nk'uko yagiye abivuga ati uyu niwe nahisemo, uyu niwe nizeye uzamfasha buri kimwe cyose, uyu niwe uzambera icyuzuzo cy'umutima wanjye. kandi dore ko anagenda ataka umukunzi we, agenda avuga ati nta wundi muntu mwiza nshobora kuba nabona, ati uyu niwe buzima bwanjye, uyu tuzabana akaramata, ati uko byagenda kose, ati twagera mu buzima bubi, ati tuzabana niko bigomba kumera. Ariko Niyo Bosco abenshi bagiye bamushimira bamubwira ati dukorana byinshi bigiye bitandukanye. Mwabibonye ko Bruce Melody nawe yari yitabiriye ubu bukwe cyangwa se ibi bintu byiza, nawe yagiye avuga ati wateye intambwe ya kigabo, ati ubu nawe wageze mu bantu b'abagabo, cyangwa se mu minsi mike uzaba uri kwitwa umubyeyi. Ati ni ibintu byadushimishije, ati dore ko twakoranaga umuziki muri rusange bisanzwe, atari kubu tugiye kuza duhuzwa n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Niyo Bosco rero babashije kuba bamushimira, dore ko na Irene Murindahabi ufasha ba Vestina ndetse na Dorcas yarahabaye, yabashije kuba nawe yagira icyo avuga kuri Niyo Bosco, ababwira ati muzabyare hungu na kobwa, ati ndagukunda cyane Niyo Bosco, ati kandi uzakomeze ubupfura ufite uzabukomezanye. Dore ko hari ibindi byamamare byinshi byari birimo, nababwiramo nk'umukinnyi wa filime mwiza witwa Nyambo Jessica, nawe yari yambariye umusore, nawe yari yahageze yahasesekaye avuga ati uko byagenda kose ngomba kumanza nareba ibi bintu byiza. Dore ko atarabo gusa, n'umuhanzi mumenyereye cyangwa se uri kwamamara ku rwego rushimishije ariwe bita Bwiza, dore ko nawe yari yahitabiriye, dore ko yabashije kuba yanamuririmbira indirimbo, agenda amuririmbira ababwira ati mukomerezaho, ati kandi muzakomeze
muzamuke mu rwego, dore ko niyo Bosco ari benshi bagiye bamutaka bamubwira ati ibyiza wakoze ni byinshi, ati nizeye ko uzakomeza kubikora. Rero nshuti, twakomeje kubona iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize kugeraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.